ni Kirenga Fiona ntumbaza icyo Kirenga ari igiki gusa menya ko ari izina kandi so nta gukunda kwita neza ni Kirenga Fiona nk'amazina yiswe n'ababyeyi n'amazina y'ubushinzi oya maye ataza kunyikuramo yo kose n'amazina y'ubucuruzi ni Rode Queen nubaze niba ari umwamikazi wanjye oya si n'uwawe ni umwamikazi wa nyiri iyuzuririze tinya umukobwa utajya basi yicara cyangwa ngo atembere yifotoza ngo nibura byitwe mu moto tinya umukobwa utamenya icyo akora ariko bitse rufite tinya umukobwa utarafata agafoto ari kumwe n'umusitari mu Rwanda oya ntabyo uri kumva uyu mukobwa yaririmbwe n'abahanzi bose ariko ntiyagaragara muri video nimwe uhuza dot tunyaruke ni Rode Queen bita ikivejuru bakongera bati oya nikibona umwe abandi batireka da uriya muntu ntabo bati kabishwa ari umugore akarumaga si umuntu kuri shape ya triangle hejuru ananutse nka Clapton kibongwe ni Madame Rode Queen ntazwo byinshi uretse dusutwa duke atangaza kuri Instagram ngo tuve kandi yibera ubuzima bw'umuntu ushushanyije uretse gatare nawe bite ni Kate Bashabe Catherine umukobwa mpuzamahanga kuva Dakar muri Senegal kwa Sadio Mane bavugwa mu rukundo byahise shaka byeze nk'amahembe y'inyoni ahubwo se muri Nigeria n'abamuhanzi Omare ahubwo manuka i Dubai muri za Arab Emirates ubu tumaze gutwereza i Cape Town na Sundown afanga muri South Africa kwa Ramaphosa duti turabatumiye kandi rwose umukobwa wacu aryo uko asaza mushonje mwishi nyarukiri Kigali wikoze ku musozi wa Rebero ahateretse umuturirwa w'inzu imwe mu zigezwe y'Nyarugenge nibara agaco ntujye munsi ya miliyoni 300 z'amanyarwanda ndakwinyiza ini ikizongerezi cyagoje nako benshi bare bakarya indimi gituyemo rubitindeho ni inzu ye Petit mu Rwanda hose baramuzi ni umwari uca impaka ahubwo se ubu aracyari umwari di ntibidukereza ahubwo se uyu mukobwa ukora imitwe y'inkuru buri munsi ninde ubundi ni muntu ki ine gym ubwonko nawe yumva ndi Emperor kuwe Kate Bashabe yavutse ku itariki 9 z'ukwezi kwa 9 muri 90 niwe yavutse kuri 5G karikire mentale yawe kabitava ku gihe ufite imyaka ibaye 35 yose ngo si myinshi menopause nkwibutse ko ari 45 nta kintu ubwo wumvamo se kandi ubwo nyine menopause ntuyikinisha ishobora no kuba munsi yi asubundi tureba hwiki 10 se ntiyagije bamwe bati ni maneko n'umusirikare abandi ngo ni inshege ya za Dubai ahubwo ngo yaratwise aranabyara aho bivugiwe se umwana yawe atangiye primaire da byahese ko ari nkuza motari binyarugengesha abasha umukobwa warezwe na nyina bakundira byatari amashuri yize mu nshamake sinya ko ari primaire na secondaire akadomo nako point entre katwikomereza ni Catherine Bashabe umukobwa uganira kugeza no kubasinzi ntumbwire ko kagucitse ndavuga ka video ke n'umusinzi bamwe baticisha bugufi abandi bati n'umwana mwiza nta rutima rubagira si nka wundi ndaje nawe turaza kumugeraho nta nk'ibiyoganga ngo ng'imikino nk'abamuhita umukobwa useka neza Kate Bashabe umukobwa udakozwe ibya makeup ushwi kugasura kazira gaheri ngiye sizagatiro ku minwa ibyo bibaye Kate Bashabe ku mazi za Dubai mu ndege zihenze ku mikino ya za Liverpool Kate wikunda ikarongi kuri ya hotel nziza Kate Bashabe ngo nibyo gusa reka da ni rwemeza mirimo umuherwe umuririmbyi nako umuhanzi ntumbwire ko utazi ko wabuze gato ngo kina music bamusinyishe kubera kira kibase n'umubyinnyi umukinnyi wa film genda gake Kate Bashabe kuri karate ngo yakwica za mawushi yakumena yibitso sentire noire ngo aranarwana burya uzabaza abakobwa bafungiye konti Instagram yamwitira ngo yarabahonze karafu nibuka ko yanafunzwe uwo mwana bakanamucaka yabo k'amafaranga uzi ikirenze se mani ngo birya biba ntiyarahari ngo yari yibereye muri Amerika ruburanwa n'umuhagarariye mu mategeko tutarageraho tujya Kate Bashabe akunda gufasha subwo ntuzi ko ubwe yirereye abana batatu kuva ari uduhinja kugeza n'ubu avubwo buriya ngo ni inama yazi kugira mwana vuba hanga yadukanye inama zigenewe Dumba na Gasuku ngo bya bigambo byaho yasanze bidafuse